Fly Rwanda. Incredible news, politics, sports. We on top. Fly TV Rwanda. Mbasuze cyane mbifurizi amahoro ndetse no komeza kugubwa neza mwe mudahwema gukurikirana ibikorwa byacu muri nkoramutima kandi wowe ukora share kugira ngo tugire aho twagera nkomeze kugenda nkwifuriza amahoro ndetse no komeza kugubwa neza muri rusange. Uyu munsi tujye kuganira byinshi bitandukanye, amakuru atandukanye agenda avugwa hirya no hino mu Rwanda, amakuru atandukanye agenda avugwa hirya no hino muri Kongo, ariko kandi tuba dufite ingingo nyamukuru yo kuganiraho, ingingo tuba turi buze kuvugaho nyine mu buryo bwimbitse. M23 ikomeje kugaragaza intsinzi. M23 ikomeje kwigarurira teritwari nyinshi zitandukanye. Ibi ngibi byamaze kuba hagaterera nzamba, ibi byakozweho iki na leta zitandukanye. Turahari nka Fly TV Rwanda kugira ngo byose bikugereho neza mu buryo bwimbitse kandi bwa nyabwo mudasobwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mpamvu nyinshi zitandukanye zituma M23 ikomeza gutsinda, ariko kandi ubwo birumvikana birahura cyane no ku mpamvu ushobora kwibaza zituma FRDC y'ubwayo kugeza amagingo ikomeje gutsindwa, SADC ikomeje gutsindwa ndetse n'ibisikare byinshi bitandukanye. Ibi byose ni kuri Fly TV Rwanda, njye ndi Eric Manishimwe. Izo mpamvu uko zitandukanye, uko ari uruhuri, uko dukomeza kugenda twumva iduce dutandukanye, dukomeza kugenda dufatwa, bintu bimaze kuba gateranzambe, ibintu rwose byamaze kurambirana ndetse bimaze kuba urwumva bose. M23 ifite ubuhe bubasha butuma kugeza amagingo ya ikomeza kugenda yigarurira tumwe mu duce dutandukanye? Imbaraga ziva hehe? U Rwanda ntirwahwemye kwihakana kuba rushinja gufasha no gutiza umutwe wa M23 inkunga zitandukanye, ariko nanone byakomeje kuba gaterera nzamba ku gukomeza kwiyongera k'ubushobozi bw'uyu mutwe. Uwafata uyu mutwe akawita igihugu ntabwo yaba agiye kure cyane y'ukuri, kuko byumvikanye ndetse binahakanwa n'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi ntabwo bimenyerewe kubona umutwe nk'uyu nguyu wivuga n'ibihugu bitandukanye, ugahangana n'ibihugu n'umubare munini wabyo n'abasirikare babyo. M23 ikomeje kugenda ihigika kugera amagingo aya. Abenshi bavuga ko izi mbaraga uyu mutwe wa M23 uziterwa n'ubufasha uhabwa n'u Rwanda, ariko nanone ku rundi ruhande abanyabwenge bakavuga ko M23 ifite abasirikare batojwe ndetse banafite ubumenyi bwimbitse ku bijyanye n'intambara, ariko kandi bamwe bakavuga bati General Sultan Makenga ni umuhanga cyane ndetse akabintyoza ku rugamba. General Sultan Makenga akomeza kugenda agaruka aho n'ibinyamakuru bitandukanye nka Jeune Afrique, France 24 ndetse n'ibindi bitandukanye bivuga ku bushobozi bwe ku bijyanye n'intambara, ubwenge ndetse n'amanyanga y'intambara. Uyu nguyu yakomeza kugenda agarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye kubera ubwenge afite. Iyo ngiyo ni nk'imwe mu mpamvu ikomeye cyane ituma M23 kugeza amagingo ya ikomeje kugenda igarukwaho ndetse inahabwa amahirwe y'uko ishobora gutaha n'intsinzi. Ni nyuma y'uko M23 ikomeje kugenda igarukana intsinzi ifata uduce dutandukanye turimo nka teritwari za Nyiragongo, teritwari za Rucuru ndetse na teritwari za Masisi. Uduce twinshi muri izo teritwari twamaje kuba twakwigarurirwa na M23. Ibi ngibi rero iyindi mpamvu iremereye cyane igarukwaho nuko abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ati
ahagana mu mwaka wa 2009 yagizwe umuyobozi w'umutwe ndetse akanaba umukuru w'ingabo zikorera muri teritwari ya Masisi. Uwo nguwo ni General Sultan Makenga mu cyahoze cyitwa CNDP. Ibi nabyo byatizwe umurindi ndetse bikanaha imbaraga umutwe wa M23 koroherwa cyane, aho barwanira ari na benshi muri bo bavuka. Bamwe mu basirikare barwanira M23 bakomeza kugenda byumvikana ko izi teritwari cyangwa se aka gace barwaniramo ari naho benshi muri bo bavuka, kandi abo bahavuka ari abajenerali ndetse akaba ari na bamwe mu bayoboye uru rugamba. Koroherwa cyane kuko aho barwanira ari naho bavuka nyine. Nka Makenga yavukiye muri teritwari ya Masisi. Kutumvikana ndetse no kudahuza hagati mu buyobozi bwa leta iriho, ku bwumvikane buke byakomeje kugenda byumvikana henshi hatandukanye kw'igisirikare cya Kongo. Abasirikare bacu batumvikana bo ubwabo, imirwanire yabo ikomeza kugenda igaragaramo ubugambanyi ndetse abajenerali batandukanye bakomeje kugenda babiryozwa, ndetse benshi barimo barajyanwa imbere y'inkiko zitandukanye bashinjwa ubugambanyi. Ibi ngibi rero bikaba byaba impamvu nyamukuru ituma M23 ikomeza kugenda ifata uduce dutandukanye, dore ko M23 y'ubwayo ikorana n'abaturage hafi ndetse ikanabina binavugwa ko ifite abasirikare bagikorera ndetse bari mu gisirikare cya FARDC. Abaturage bumvikanye henshi bigaragambya ndetse banamagana leta iriho bitewe n'ibitero byatangajwe ndetse imirima, imitungo ndetse n'isenyuka rya bimwe mu baturage byagiye byangirika ku rwego rwo hejuru bitewe n'ibisasu byagiye biterwa na leta ya Kongo ibitera ku butaka butandukanye, itera kuri M23. Leta ya Kongo y'ubwayo ititaye kuri biri buze kwangirika by'abaturage, ititaye ku mitungo kamere yayo ubwayo. Gukorana kwa hafi hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC ifatanya ndetse igaha intwaro FDLR, ibi ngibi bitagarutsweho ndetse bitanavuzweho rumwe n'ibihugu bitandukanye, aho ibihugu ndetse n'ibisirikare bitandukanye byavuze biti aho kugira ngo tuze gufasha leta ikorana n'imitwe yitwaje intwaro tugura ukumva urwo rugamba rwatsindwa gute. Murumva imbaraga zabo izihe kugira ngo byinshi bitandukanye bibashe kuba byagerwaho mu buryo butandukanye. Rero ibihugu bitandukanye bikaza bivuga ko byaba ari ibintu bitoroshye, byaba ari ibintu bitavugwaho rumwe ndetse binatwara imbaraga nyinshi, aho kuko abenshi muri bo bitewe n'uburyo bagiye bajoininga ibi bisirikare byabo byabaye imbogamizi ikomeye cyane. Ukurasa hatabonwa target, ibi ngibi nabyo byabaye intandaro ikomeye cyane yo gutsinda kwa M23 ku itariki 8 tariki z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 habayeho umuhango witwa Kiwanja muri teritwari ya Rucuro, aho ab'ingabo zitandukanye za M23 zahuriye hamwe zikora umuganda, zikora byinshi bitandukanye ndetse ziniyegurira zinegereza abaturage bya hafi. Abasirikare bato ba Kongo bigishijwe kwitunga kurusha guhanga amaso leta yabo. Zimwe mu zindi mpamvu zituma iki gisirikare cya Kongo cy'ubwacyo kitagera ku nsinzi yacyo nk'uko nyine kibyifuza, harimo no kuba abasirikare bato ba Kongo bashinjwa ndetse bakanatozwa kwitunga cyane kuruta uko bahanga amaso leta yabo. Birumvikana umusirikare aragomba kubaho, umusirikare umuryango wiwe ugomba kubaho, ariko kandi igisirikare cya Kongo cy'ubwacyo kikajya kure cyane yo kuba cyaba
intandaro y'imibereho y'abasirikare bacyo, bakavuga bati ufite imbunda ibesheho, ufite iki ibesheho. Ibyo ngibyo rero abasirikare batandukanye ba Kongo bagahugira mu gushaka ubuzima aho kugira target y'urugamba, aho kugira ngo batekereze bimwe cyangwa se bagire umurongo ngenderwaho w'urugamba. Yes, sniper guns. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya Kongo byakozwe ubushakashatsi buremereye bukomeza kugenda bugaragara, ndetse binavugwa ko sniper batandukanye bo muri gisirikare cya Kongo batabitojwe cyane ndetse batamenyereye cyane bijyanye n'imirwano ndetse no gukoreshwa kwa sniper. Ibi ngibi rero bigaha intandaro M23 intsinzi ikomeye cyane, dore ko M23 yo ifite abasirikare nyine b'inzobere muri byo kandi mu mpande zose. Abasirikare b'Abarundi nabo bagaragaye nk'impamvu ituma FRDC idatsinda cyangwa se itagera, cyangwa se igihugu cya Kongo kitagera ku nsinzi nyine nk'ibisanzwe, dore ko abasirikare b'Abarundi nabo ubwabo babeshejweho no kwitunga, babeshejweho n'amafaranga make, aho umusirikare w'u Burundi usanga ahembwa ibihumbi 70 ku kwezi, ari amafaranga make ugereranyije y'amarundi, ni make ugereranyije n'amanyarwanda, amafaranga adashobora kuba yagurira bamwe n'uburyamiro. Ubuzima bubi bw'abarwanira Kongo mu gihe M23 ibanza kwica umwaku byagiye bigaragara henshi, mu gihe M23 yo ifite ubuyobozi buzobereye urugamba mu mageri menshi, ndetse bakaba ni intyoza mu bijyanye n'urugamba. Ngizo impamvu zituma M23 kugeza amagingaya ikomeza kugenda igaruka uho n'ibinyamakuru bitandukanye, ikomeza kugenda igira imbaraga ndetse n'intsinzi zitandukanye kuri uru rugamba. Iyi ni Fly TV Rwanda, ndabashimiye cyane, ndabakunda, Imana ibarinde.